Hari impamvu Bibiliya ivuga ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, naho ibintu n'amatungo ukabihabwa n'ababyeyi, kandi kongera ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Ngibi byo ukwiriye kuzirikana mbere y'uko urambura ikiganza ngo ujye gushinga urugo. Ukwiriye kwibaza niba umugore ugiye gushaka azazana umunezero mu rugo, mbese arazigama cyangwa namara kurugeramo azarya utwe n'ibyo waruhiye nabyo abijyane mu irari, abimare agura imyambaro n'ibindi nko kwita ku buranga no mu bindi bitagira umumaro. Mbese ingeso ze ziratunganye muri ibyo? Hari ikintu se yishingikirijeho? Nzi yuko ubwenge bw'umugabo nibumara kujishwa n'urukundo n'ibitekerezo byo gushyingirwa, ibibazo bizamushiramo bisa naho bidafite agaciro. Ariko kubyibaza mbere yo kubaka urugo ni ingenzi cyane, kuko bifite icyo bizakumarira mu bugingo bwawe buri imbere. Mu gihe uhitamo umugore, wige ingeso ze witonze, kandi buri kantu kose ugashyire ku munzani. Mbese azaba umuntu wihangana kandi w'umunyamuhati, cyane ko kubaka ari ugufata inshingano, atari ikibuga cyo kwinezerezamo nk'uko benshi babikeka. Mbese ntazaba uwanga so na nyoko, kandi mu busaza bwabo bazaba bakeneye umwunganizi. Mbese musore, ntazakuganza akaguca kuri bene wanyu nkaho bidahagije ababyeyi bawe bakabura umuhungu wabo ndetse n'uwo mukazana. Umugore mwiza akwiriye kuba umufasha. Urabona nk'igihe uba ufite ikibazo kikuremereye cyane, wabuze igisubizo akakunganira, akakuzahura, akaguha icyizere. Umwe ukubaha, uguha urukundo, mbese utewe ishema nawe ndetse n'umuryango washatsemo. Umwe wubaha abakugana, abashyitsi akabazimanira. Impamvu yitwa mutima w'urugo ni uko adahari urugo rutabaho. Mbese urebye arenze kuri moteri y'indege, niwe byiringiro by'urugo, ni manager w'urugo, arushyira ku murongo, isuku ikaba ku murongo, akamenya icyo urugo rubura, kandi iterambere ry'urugo rishingira ku mugore. Mu bihe by'amage ntabwo ahinduka urucantege nk'umwe wa Yobu, ahubwo ahinduka intwari, agafasha umuryango gukomera, akawuhumuriza, maze ibyo bihe bikomeye mukabicamo. Akomera ku ndahiro yahaye umugabo we, no mu bukene bakagumana, kandi abera urugero rwiza abo mu muryango we ndetse n'abana be by'umwihariko. Kandi ikindi gikomeye cyane, akomeza kwiyitaho mu gusa neza. Hari benshi bazigeramo bagatandukana n'isuku, ukagira ngo isabune ayiheruka akiri iwabo, ariko we arayibumbatira, agaharanira gukomeza kwiteza imbere yiyungura ubumenyi. Umugore mwiza agufasha imitwaro y'ubuzima, ntabwo akongerera umutwaro. Mu gihe ushaka umugore mwiza, ukwiriye kurambagiza nyine. Gushaka bibanzirizwa no kurambagiza, ntabwo bibanzirizwa no gutereta, kandi witondera uburanga. Umugore w'uburanga utagira umutima ameze nk'impeta ya zahabu ku zuru ry'ingurube. Nongere mbibutse ibi, gushinga urugo ni ugufata inshingano, si ikibuga cyo kwinezerezamo. Numva benshi bavuga ko bazaba bagiye kwimara irari, ngo bihanganye igihe kinini bifashe, ngo ubwo babonye umwanya wo kubikora uko babishaka. Nyamara urugo si icyo, ni ugufata inshingano. Buri wese akubaha mugenzi we kandi akamushyigikira. Benshi bashatse ari amasugi n'imanzi, bagenda bafite gahunda yo kumarana irari, none zarahirimye. Nyamara hari ibyamambare nka Mariya Magadalena, indaya ruharwa, basobanukiwe impamvu yo kubaka, birangira ingo zabo zikomeye. Cyanyuma mwubake ku rutare, zizaramba. Buri umwe aharanire kunezeza mugenzi we. Mu rugo ntugashaka ibyishimo byawe, shaka ibya mugenzi wawe.